True salvation, experiencing God's power. Kwande Kasumuki Marie Gorete turutse he muri Rurirundo. kibazo ni kihe? Mfite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo no kubabara muri ibere. Mfite n'icyifuzo yuko Imana yampera abana ubwenge ikampera n'umugabakazi. Abantu wagiye mubazana bajye baza bisabire nabo. Suzuma kubwira. Ago mvuze ibere mvuze umugongo. Mwema heka gusubira umugongo komeza. Gongo meze ute? Ndumva umugongo bigenda. Birajya hese. Ndumva wakize. Hasigaye ni mwibere. Ebyo. Niko murumva ko nabavuze ngo mu mugongo ndumva bigenda. Ntabwo ashaka kwatura vuga ngo ndakize. Ndumva bigenda. Niyo mpamvu badakira. Cyo watura neza. Ibere sindarigeraho ndaza ko hagera. Mugongo wakize? Yego. Ndumva utakibabara cyane. Mezute? Ni sawa imisonga yahagaze. Ni sawa imisonga yahagaze. Ngo niwe wazanye umwana ngo agenda agira ate? Kamba. Ari hehe? Waragenda? Aragenda, ikibazo afite nawe ni mu mugongo no kuboko. Ko wabigize ibanga? Nari bubivuge, nari bushime n'Imana. Yaba ari byo wahereye hose. Nase turebe uwo mwana. Baje kudusakira na video ye. Ari he? Murakibuka gakovuga. Ubu uragenda ukumva nta kibazo? Yego. Muramwibuka? Bande bamwibuka? Isetsa mama we. Yesu ndamukunda. Dushakira ka video k'uyu mukobwa. Wakabonye? Ready? Mwumva ubwo turaza gukorana neza sasa. Se kunyibutsa ni tuva ha nkugurira kantu. Yesu n'umwami. Uriye umuntu akoze neza ndizihirwa. Banza twereka ka video noneho turebeho. Aho numva ko ari sawa. Abantu rero barareba nikorera buhoro bakajya ngo ntibiri gukemuka. Buri munsi n'ukuntu kwawo. Ubu ndi gukora ntya nitonze majestically. Ariko muzabona ubuhamya. Sibyo rata. Ntabwo iraboneka. Uyu muntu wamutweretse uko agenda. Ndakwiringiye Yesu, Mbijwi ryurira asanura ngurura, hamagara Yerusalemu, ngwino unsange uruhure, asanuma nitwe kumayira abiri kwanyura iteme. Mwabibonye ariko ko ari guhaguruka ari kweguka. Uko nakojejwe isoni, Yesu ni umwami. Ijwi ryurira asanura ngurura, Hamagara Yerusalemu, ngwino unsange uruhure, asanuma nitwe
numubona yitegereze ubona kojejwe n'isoni najisho rishaka kumureba Yesu ni umwami ariko cyangwa si umwami ntabwo twigukeneye wende bagusa nibikora ku munwa ndakureka kandi aribo yaziraga ushaka gukira undebe gusa hey urashaka icyo niba ushaka gukira undebe gusa nureba hariyo uratahana televiziyo asanumanitse ku mayira abiri uhanyura yitegereze uko nakojejwe isoni ntabwo kigukeneye kumwumvira nta jisho rishaka kumureba ntabwo twigukeneye kumwumvira kandi aribo yaziraga umusaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro umutwaro warugurutseyo nagabanye kuri ya migisha amava ameze ate ameze neza Uracyasuzumira ndanashima mu nda? Imana ndashima Imana ko yankijije mbere na mbere Urabona ukuntu akomeye ariko no ku maso? Nabikore. Rodrigue yamuduhishe rega nari bubikore nari gushima Imana ni ukuri Imana yarakoze hari igihe kigera umuntu akiheba ariko nshimye Imana ko wari umaze igihe kingana icyo urwaye ubwo burwayi ni imyaka 3 amena uranatuye uzareke mu gushingira ndashima Imana rero ko yabikoze dore uriya mwana tuyitura rutuye Imana kubera wowe ntago byari byoroshye uzahita umwingingira ndakujyana ntago byari byoroshye ariko Imana yarabikoze Yesu ni umwami nawe uraza kujya iteraniro narangira Audrey fate testimony ye twe ntago bajya bashima Imana gutya ujya hariya ukabivuga hariya mujya mubona ko tubereka ubuhamya bw'abandi urabivuga noneho mu iteraniro tukabishyiraho bibaye byiza uba wateranye bakanakubona ko hari ni njyewe siyo byiza Yesu ni umwami sigaranye akabazo mu mugongo sigaranye ikibazo cy'umugongo iki gice gutya mba numva kirimo ibinya guhera mu kaboko nago nareba inyuma ngo mpeze nkuko nareba nago nareba inyuma ngo mpeze nkuko nareba kuri uru ruhande ntago wahindukira ngo urebe hariya yego gutya biragoye gutya nareba ariko hariya ntago nareba reba yo turebe ntago narenga hariya ntago byemera no guhita gusa nk'aho amagufwa busanye gutya none se Imana yakoze bya bindi yananirwa akangaka konyine buriya rero nta kintu kiza nko gukizwa iyo ubona mpendahenda abantu ngo bakizwe ubundi wampa inkoni nkabibakubitira nicyo cyashoboka bati yahindutse Yesu ari kugenda akubita abantu mu rusengero b'abanyedini badakizwa ubundi iyo ushaka Imana ibyayo uba umwana wayo ukajya ugenda hari indirimbo numvise narayibuze nigeze kuyumva rimwe mu modoka ngenda iravuga ngo kwa data ngo mvuna umuheha ngo nkiyongeza undi
mwarayumvise namwe mwazayinshakiye ko nyukunda nayumvise rimwe hari umuntu wayimenya kwa data mvuna umuheha nkiyongeza undi urayizi abahungu ntago ari abaramyi nabo ntago muzi iyo ndirimbo neza ndirimbo zimeze nk'izatewo babyina zihuta niyo umudamu ntayuzi ubwo rero mwe muzi zigezweho abantu bo mu cyaro baracyaririmba umwimerere wagakiza kwa data mvuna umuheha nkiyongeza undi niba mutayizi muzayihimbi ngira nurata mukobwa warakijijwe warabatijwe yego uzasubira ku ishuri ryari ntago ndabimenya bizasaba gushaka ikindi kigo kuko aho nigaga bari baranyirukanye ngo ntazabapfiraho aho wigaga bari baranyirukanye ngo ntazabapfiraho wigaga he nigaga i Nyanza ariko ni ishuri ubwo Saint Trinity Saint Trinity yego zababwire ngo Apostle Charles ninde mwana bari bariganye barirukanye cyagiye nkavuga nti ndavuze ngo ntago uzajya gusuka imisatsi go back to school tariyo yiga cyose kiriye yana guruta Apostle Charles yavuze ngo ntago nyiri wo gupfa ni mu mishuri nigi mishuri baca umugani ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma ariko babwira uti sindi urwondo kandi sindi nibuye rimeneka kuko ndibuye rikomoka ku ibuye ryitwa Kristo Yesu reba free Yesu mukoreho naririmba kweli naririmba nka bumwe navuze je nawe turaririmba kweli kweli be free sina rya Yesu egira se ndebe we biri kwemera ongera ubahindukirire barebe barahise amashyi se kuba witonze cyane uragira ngo ntituzi ko kubagana uyu mwana si nkubaganyira atantubizi nawe dore mama we yabyemeye none ari ahangaha hari yaraturyaho umunyenga tubeshya kubagana turakuzi kubagana Yesu ni umwami so suzume neza turebe cyangwa mbibwire bigaruke barahise amashyi so taha Yesu ni umwami tarataha uze ugaruka wanze ushima Imana hari cyananira Imana se none mbanze n'icyo bagure harya ngo urashaka iki kindi umwana wawe ko yakize ikindi ushaka ni iki shaka ko nanjye yankize ugende fata agahene cyangwa ufata ikimasa uzushima Imana nzabikora imyaka ingahe ntabwo ari kera ndavuga umwana amaze imyaka ingahe kugera no ku ishuri baramwirukana 3 murashoberwa muravuza ubwo Yesu se we uje ukamwurita Imana nje kugushima nkuzana ituro yababara oya ahubwo wabuze ibintu numva ninjye uri kuvuga navuze ibiki uvuga ngo hari ikigeragezo kiguca mu bantu ngo kikakwambura ijambo ngo bagutumira ntube wajyayo gusenga ukumva utajya mu bantu nahise numva ari njye kuko agifatwa numvishe gusenga ntatinyuka kujya imbere y'abantu nafata na Bibiliya najya gusenga nkavuga umuntu mbona ngiye gusenga nsize umwana umeze kuriya aravuga ko senga iyihe Mana nkumva nakwigumira mu rugo ibyo bintu byo mbese ikigeragezo cy'uburwayi bwe cyatwambuye ijambo ku buryo bushoboka bwose ni mugende Imana ibashubije ijambo mugende mutaha amakwe rega Imana ibizi ibyo uvuga
kandi warize disi kugira uturira duke yagushizemo amarira yarakamye amarira ni ukuri yarakamye uzi ko arira hakaza akantu shimye Uwiteka rero ariko nzagaruka mushime neza. Yego mama, nzagaruka mushime neza nimbona agiye ku ishuri. Umva kandi gusa reka mbivuge nkabona amaze n'ukwezi bataduhamagaye. Mana yanjye sinzi ikintu nakorera Imana, nzayishima, nzagaruka nshimira Imana ahangaha. Arega impamvu mbivuga nuko ibi bintu bijya biza bikoroha, agasubira ku ishuri akagenda akamara iminsi 2 nari ntarahagera. None se kuva uvuye ahangaha umaze iminsi ngaho uvuye cyumweru n'iminsi. Avuze ngo aragenda akamara iminsi 2 umaze icyumweru. Biriya atubwiye ngo nusaba wizere uzabibona. Wewe kwizera wabyanze ubwo se uzabibona? Aya ndizera kayo ngoko ko rero niba utizeye ntubona bigarutse ntuzagaruke, zirwarize no kutizera kwawe. Aya reka nizere. Ni nk'abandi babwiye Yesu ngo ndizeye ariko nkiza kutizera. Homura Imana yamufashije sibyo? Hari igihe umuntu agira ikibazo cyamara igihe no kwizera kukanga. Muri hari ukuntu turenganya abantu ariko yumva ntako atagize. Buriya no gutera intambwe ukazana umuntu wawaha uba wizeye. Ndabeshya? Ntumura Yesu arakuzi. Ibe tugerageze rabize. Wowe ngo ufite ikibazo kindi? Mwibere. Mugongo se wakize nawe kuri kumbwira ngo byoroshye. Ongera wuname ukora ibyo utakoraga umbwira. Ndikumva ari gake. Arimo gakeya. Iyo uje utagendaga warangiza ukunama wajyaga wunama ugakora hasi? Najyaga nunama ariko nkunama mbabara. None se uri kunama ubabara? None uri gushakisha ahantu uri bwumva akantu gusa. Hano bisi we murabisi koko wakwibereye uw'ijuru. Hari umukobwa nasenge witwa Abijuru, wakwibereye Abijuru bizera. Tegetse ngo ibere ryawe rikire, hereye none ubabare ntuzagaruke mukundi kubwo gukiranuka kw'Imana. Ugaruka gushima uzaza ushima n'iryo bere. Gendera nagusengeye. Twande? Ntwarita abasengera hano muri Trusa. Mvuga cyane ikifuzo ni kihe? Sengera hano muri Trusa. Ikifuzo ni kihe? Ufite ishimwe. Hama n'ibyifuzo 2. Ikise kandi Vivian. Reka mvuga ibyifuzo ntacyo. Ubwo se warivugiye iki? Ni iki? Ndashima Imana ko wansengeye. Hari dossier nari mfite muri assurance kubera navunitse akaguru. Noneho bampa amafaranga make. Hanyuma nje gutanga igitambo cyo kubakira Imana. Ituro ryo kubakira Imana. Subizayo ya dossier kubera wayiteye amazi. Wayizanye nkayisengera? Yego warayisengeye hama barayongera. Icyo nifuzaga nuko bampa amafaranga ko bari batarayama ariko bayashizeho. Ndashima Imana. Ayo batari bagushyiriye bayagushyiriyeho? Ntago barayashira kuri konti ariko bayashize. Ndavuga barayongereye umubare w'amafaranga washakaga. Yego. Kubakira Imana si byiza? Afashe 50,000 aza kubakira Imana mu biro. Anzanira dossier yose yuzuye. Ndayisengera mfata natuvutanye iteraho. Ndayifite n'ubundi no. Ize. Muzajya mubona ibyo nateyeho kashe, muzajya mubona ibyo nasengeye niyo. Sinzerutse kunzanira niba ari ibiki mbitera amavuta. Yenda baramuhereza.
uzabitwereka neza bamaze kuyageza kuri konti. Karatubutse. Yego. Karatubutse akakana. Ne bankubye nk'inshuro 10. Bakubye inshuro 10. Yes. Bakubye inshuro 10. Kandi bari babyanze. Ariko kubera warambwiye ngo nimara kwisengera uzayitware. Subiyeyo nyine barambwira ngo kuje ndababwira narizo nyidusi yanjye ntago mwayikoze neza. Ngo gute? Ndavuga nyine ntago mwayikoze neza, nyereka boss wawe tuvugane. Ngo yangoreka tukurebere. Ahita biha boss we nyine bagarura bampaye andi mafaranga bongeyeho andi mafaranga. Bakubye inshuro 10. Inshuro 10. Ubwo ari miliyoni imwe zihita ziba 10, iyo ari miliyoni 10 zihita ziba 100, iyo ari 100 zihita ziba miliyari. Ariko Yesu ni mwiza we. Utakorera Imana. Njye no gusoreza hedayiri. Ikindi nshima Imana no kwicyo gihe byo uzaza ubishime mu gihe cyabyo, tubwire none ibindi byifuzo. Ufite n'irindi shimwe rya kabiri deja? Icyo gihe waranasengeye umugabo yaramaze igihe nta kazi, ariko urambwira ngo Imana igiye guca inzira byihuse. Imana yaciye inzira imuha ibiraka ariko ntibijya bihagarara, ahora akora ndetse arimeze nk'uri mu kazi. Yaramaze igihe kingana icyo adafite akazi? Imyaka ingahe? 4. Ariko kuva wava aho ngaho biraka ntibishira? Ntago bishira. Zamubwira azamfate neza, azamfate neza, mbivuge ngo noneho burundu. Oya perimena noneho. Namubwiye ko araposo wabivuze. Wamubwiye ko araposo wabivuze? Aranzi se? Yego arakuze. Gukurikira kuri YouTube. Kuri YouTube bankurikira? Ukamwereka? Namwereka akambwira ngo uriya muwaposo mwiza ni uri. Uriya muwaposo buriya. Ubu tuvuga wavuze ngo uri mwiza uzaza kwakira. Nta muntu ukunda kuba mubi. Tubwo uvuze ngo ni mwiza aguhaye rendezvous y'ubuntu. Uzaza. So no mwami. So urifuza iki? Ndifuza ko sengera bakashira kuri konti hamahaza gutanga ishimwe ryuzuye. Ikindi ndifuza ko sengera nkazabyara neza. Natwite buriya. Kiro cyandebe. Umuntu natwitera. Uri hafi se? Oya. Nago ndi hafi. Oya humura, nturi umwana w'itorero. Oya humura ibyo ngibyo. Byara nabi se hano biremewe. Ntago byemewe. Ikindi nshima Imana uracyashima ku kazi wacu bari bampagaritse, ariko nje n'icyo gihe nyine urambwira ngo ntago uzahagarara. Ndakubwira poso ko bamamagaye muri ecara ngo ntago uzahagarara yewe. Ntago uzahagarara yewe. None ndashima Imana ko ntahagaze. Ntago nahagaze. Yesu ni umwami. Sinzi ukuntu byagenze, barampamagaye muri ecara barambwira ngo twaribeshye. Tekereza kwifukuza. Igendera abantu ntibazi gushima Imana bihorere. Rero ndashima Imana ko n'inzozi nsigaye ndota. Kera nararotaga biza guhagarara, ariko kuva nagera hano nsigaye ndota. Okay. None urashaka iki ku Mana? Ushaka kubyara neza, kuzabyara neza, cyo ni kimwe. Ikindi bagayashyira kuri konti. Genda Imana ibikore mu izina rya Yesu. Isashimwe apotre. Merci beaucoup. Ubu namfashe. Mbanje gushimira apotre wacu. Hari ubwo yigeze kumbwira ambwira ko mfite kuba ndwaye, ndagenda ndipimisha, ariko nta natinye kujya ku apotre mbabari. Siko natinye kujya kwa muganga kureba ibisubizo. Oya narakubwiye ngo genda nta kibazo no. Ariko nasanze mfite nta maraso mfite anemie. Ni anemie harya babyita gute? Kwa umuntu ugira amaraso make. Ndagira ngo mpengere no. Kuko ntinya kurwara, ntinya n'umurwayi, ntinya n'urwara. Urepa muri ngo n'umwana mwiza cyane. Mwana mwiza bayisekereza ntabwo ukwiriye kurwara. Naramubwiye nanamutumyeho muri groupe navuga nti munshakira umuntu witwa Pam. Atoya njyewe sinjya ndwara ndi muzima ni ngaho nguko.
izina rya Yesu. none ndagusengeye icyo kibazo ngicishijemo umurongo utukura none amen amen. uzasubirayo uzabona ibisubizo bitandukanye n'ibyo kubw'icyubahiro cy'umwami Yesu. kandi ndashaka gusengera Imana ikaguha income iri stable. Ano kandi nanjye ndagushaka cyane. Rero apotre wacu rero reka mbabwire muri apotre wa mugani wa buntu wavuze ngo yari arirata. Uziko hari ubwo umubwira ikintu akakubwira akantu ngo okay nyine hari utegereje message ndende reka da iyo yavuze aba yavuze ariko maze kumwigiraho ibintu byinshi. Amen. Ndagukunda cyane nkunda ibintu turagukunda uzabaze spe turagukunda cyane. Sawa urakoze cyane murakoze ko munkunda nawe ngo haye rendezvous yindi kuko nkunda mwarima guhera kwa mbere rendezvous y'urukundo. True salvation, experiencing God's power. ubonye ukuntu Imana igitabara abantu bayo. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ni umwami ni umwisunga nawe aragutabara. Itorero ni True Salvation Church dukorera Kimironko hafi y'akagari ka Nyagatovu. Iyo uturutse kwa Rwahama ugera ku muhanda umanuka ujya ku kagari ka Nyagatovu ukabona icyapa cyegeranye n'icyapa cya deperi cyanditseho True Salvation Church. Iyo ugeze ku kagari nabwo ubona ikindi gikati iburyo hari icyapa. Ndetse uturutse no muhanda wa Kibagabaga ukareka umuhanda ujya ku murenge wa Kimironko mu kuboko kwawe kw'imoso uhahita uhabona icyapa cya True Salvation Church. Hirya gato ya kontineri y'umutuku uzabubona imbere yawe icyapa cya True Salvation Church. Hariranga ngwino ntucikwe ntiwiyahure ntiwihebe ngwino ubona Imana. Ndagusabye ngo niba udasinzira ninjoro ukaba uhagaritse umutima Yesu aravuze ngo ngwino yewe urushye n'uremerewe ngwino ndakuruhura. Tuguhaye ikaze nze kuzabona Imana kandi turabakunda. Shalom. Imana ibahe umugisha.